hana ku kirwa cya Patimo, yeretse iby'ibihe byacu maze arandika ati, nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka, iyoyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yagize uruguma rwayishe, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kurubura cyangwa gutunda, keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina ry'aya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Erega ibihe twabisatiriye kandi ifaranga wibikagaho rigiye kukuvanwa mu ndoke, rihindurwa umuyaga uzaba ukigenga, kandi kuko amenshi bariziritsweho rizahemuza benshi, kuko bamwe batazariharana ngo bemere ijuru baririmba uyu munsi. Erega uzaryamburwa kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kurubura cyangwa gutunda, keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina ry'aya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Nimubona ibyuma n'impapuro byaguhesha ububasha byo guhabwa icyo ushaka, bivunjwemo ibiri mu muyaga by'iswi gikoranabuhanga, uzamenye ko kabaye uraryura impenge amazi, si ayandi byawe bizaba bisigariye mu mahitamo, kandi benshi baziha akantu nami Yesu na Petero ngo barengere umubiri ubona bizakorerwa, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kurubura cyangwa gutunda, keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina ry'aya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Muburiwe hakiri kare ngo mugire imyiteguro yihuse, kuko igihe cyagiye.